Buri muntu wese uri muri iyi si yifuza gukira, byanze bikunze nawe urabyifuza, uko byagenda kose ntawe utabyifuza. Cyakora iyo bitinze rimwe na rimwe kwihangana biranga, umuntu akibaza ati mbese ikintu umuntu yakora ngo akire vuba ni iki? Byagenda gute? Rimwe na rimwe bamwe bagaca izibusamo, zikabagora cyangwa bakazigwamo. Ariko wowe nkurikiye, ngiye kukwereka ibintu bitatu byonyine wakora bigatuma uba umukire vuba. Hari ibintu bitatu byatuma uba umukire mu gihe gito. Ibi bintu bitatu biratandukanye, bishobora kugufasha ugakira, ariko kandi bisaba ubuhanga, bisaba umurava, bisaba n'ubushishozi. Kubyumva biroroshye, ariko ibi bintu ubuhanga, umurava, ubushishozi ni ngombwa kugira ngo ibintu ngiye kukubwira uko ari bitatu bigufashe gukira vuba. Dore icya mbere, gushora neza mu ishoramari. Gushora amafaranga mu bikorwa bifite inyungu nk'ubucuruzi, imitungo cyangwa ishoramari rishingiye ku ikoranabuhanga bishobora kugufasha ukaba umuntu ushobora kubona inyungu nyinshi mu gihe gito. Ariko ishoramari risaba ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi no gufata ibyemezo bihamye. Bivuga ngo nujya gushora imari nta bushakashatsi wabanje gukora ku byo ugiye gukoramo, cyangwa se ugafata ibyemezo bijegajega, iri shoramari ntabwo rizatuma ugera ku bukire. Niyo mpamvu bongeraho iyi kondisiyo ngo bisaba ubushishozi, bigasaba n'ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi no gufata ibyemezo bihamye kugira ngo ushore imari neza ikubyarire inyungu ukire vuba. Cya kabiri gishobora gutuma ukira vuba kandi utanyuze ibusamo ni ukuba umucuruzi w'umuhanga. Abantu benshi bashobora gucuruza, ariko ugomba kuba uri umucuruzi w'umuhanga. Gutangira ubucuruzi buciriritse cyangwa gukorera ku isoko ryagutse nk'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, imisoro cyangwa serivisi zigezweho bishobora kuzana inyungu nini. Iyo ufite ibitekerezo byiza ukamenya aho abakiriya bawe bari, bishobora kuzamura ubucuruzi bwawe mu buryo bwihuse. Icyo ni icya kabiri kandi ni ingenzi. Iyo ufite ibitekerezo byiza, icya kabiri ukagira abakiriya, ariko kandi ukamenya n'aho abakiriya bari, ubucuruzi bwawe burihuta cyane. Mbere yuko tujya ku cya gatatu, nshimiye uwakoze subscribe kuri channel Rama Family, kandi nongere nshimire buri wese wibuka gukora like, agakora share, agasiga na comment ku biganiro tuba twatanze. Uburyo bwa gatatu ushobora gukira utanyuze ibusamo kandi uburyo bwizewe ni ugukoresha ikoranabuhanga no gukora ibintu byihuse. Muri iki gihe cya none ubuzima bushingiye ku ikoranabuhanga. Kugerageza gukora ibintu mu buryo bushya nko gutangiza porogaramu cyangwa serivisi z'ikoranabuhanga bishobora kukugeza ku ntego zo kuba umukire. Gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo utange ibicuruzwa cyangwa serivisi ku isi hose ni kimwe mu bintu byagufasha kubona inyungu nyinshi kandi mu gihe gito. Kera bajyaga bavuga ngo guhinga niwo mwuga, ngo ibindi byose ni ukubeshya. Ariko muri iki gihe cya none tugeze ko ibintu byose bigomba gukoreshwa ikoranabuhanga, no guhinga nabyo hazamo ikoranabuhanga nibwo umuntu abasha kunguka. Bityo rero ibi bintu bitatu nkubwiye nugerageza kubikora, ukabikora nk'uko babivuze, ugashora neza mu ishoramari, cyangwa se ugahitamo kuba umucuruzi w'umuhanga, cyangwa se ugakoresha ikoranabuhanga mu bintu byihuse, byanze bikunze nta kabuza uzaba umukire. Ni Louise kuri Rama Family. Ngibyo ibyo naguteguriye, kandi mwese mbifurije kuba abakire, mukagira ibintu n'amafaranga ndetse n'abantu, ariko ikiruta byose mukagira Imana. Umunsi mwiza.